Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya 12 kwezi kwa karindwi 2022. Turahimbaza abatagatifu Yohani Gualberti, Epifania na Nabori. Abizihiza abazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 7 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Ku ngoma ya Akazi mwene Yotamu mwene Oziya umwami wa Yuda, Rasoni umwami wa Aramu, na Peka mwene Remaliyahu umwami wa Isiraheli barazamutse batera Yerusalemu, ariko ntibashobora kuyigarurira. Babimenyesha umuryango wa Dawudi bati Aramu yashinze ibirindiro muri Efurayimu. Nuko umwami na rubanda bakuka umutima, boshya ibiti by'ishyamba bihungabanywa n'umuyaga. Uhoraho abwira Izayi ati sohoka ujyane n'umuhungu wawe Sheyari Yashubi, musanganira Akazi ku mpera y'umugende ujyana amazi mu kigega cya ruguru ku muhanda ugana ku murima w'umumeshi. Maze umubwire uti humura, witinya kandi ntugire ubwoba, wihagarike umutima. Uriya busabusa bw'amafumba biracumbeka, cyangwa se kubera uburakari bukaze bwa Rasoni umwami wa Aramu na mwene Remaliyahu. Bavandimwe, hari igihe kigera umuntu agakuka umutima kubera ibibazo by'ubuzima, kubera abakurwanya se, kubera ingorane ufite mu kazi, kubera akarengane kaba muri iyi si, kubera buri wese yarondora impamvu zi. Ariko reka nkubwire, ibyubaho byose Nyagasani arakureba. Nta na rimwe ibigeragezo biza ngo Nyagasani akwitaze. Hari n'igihe kubera agahinda ufite utamwumva, ariko ntabwo bivuze ko adahari. Umuntu umwe yigeze ngo kugendana n'Imana, ariko kubera ko yari yishimye akajya yumva koko Imana irahari, ariko umunsi umwe ngo yagendaga mu butayu abona ibisimba byinshi imbere ye bigiye kumutanyaguza. Aratangira abwira Imana ati Nyagasani, ndakubuze, uri hehe ko ntakikumva, imirindi yawe uri hehe? Hanyuma ngo abura Imana, ariko za nyamaswa ntizamuriye. Azinyuzeho rero atangira gutuka Imana ati wadusezanyije ko uzabona natwe iminsi yose, ariko nakubuze. Nyagasani mu ijwi rituje aramubwira ati rega burya naguteruye, kuko iyo ntaguterura izi nyamaswa zari kugutanyaguza. Hari igihe Imana duterura ntitubimenye, ahubwo tugakomeza tuyituka. Nawe rero humura, witinya, ntugire ubwoba. Ayo ni amagambo Imana ivugisha umuhanuzi wayo Izayi, ariko nawe kubwira uyu munsi. Mu bibazo byose ufite witinya, turi kumwe. Nubwo utanyumvisha ubwenge bwawe, nubwo utanyumvisha amarangamutima yawe, ariko ndahari. Aramu yagiye inama na Efurayimu na mwene Remaliyahu ngo bazakurimbure bavuga bati tuzamuke dutere igihugu cya Yuda, tubakure umutima, tukinjiremo maze tukigarurire, twimike mwene Tebeyeli ababere umwami. Nyamara Nyagasani Imana avuze atya, ibyo ntibiteze guhama, ntibizigera bibaho. Damasi ni umutwe wa Aramu, naho Razoni akaba umutware wa Damasi. Hasigaye imyaka itarenga 65 Efurayimu ikaneshwa n'ibikitwa igihugu. Samariya ni umutware wa Efurayimu, naho mwene Remaliyahu akaba umutware wa Samariya. Nimudakomera ku Mana ntimuzakomera. Muvandimwe, nawe wenda birashoboka ko utekereza gukomera wowe ubwawe Imana idahari, ariko burya ibitubatswe n'Imana birasenyuka. Utari kumwe n'Imana aratsindwa.
reka rero tuhe ubuzima bwacu Nyagasani kandi tumugirire icyizere, kuko nta cyacu yananirwa. Intambara zose azaziturwanirira, ibigaragara nk'ibikomeye azabihosha, ibyo twatsinzwe cyangwa se twisenyeye azabibyutsa, azabihagurutsa, kandi imbaraga ze nta kindi kiziri hejuru. Mwizere rero, izere Imana kandi ukomeze uyirangamire. Ibibazo byose ufite ibifitiye igisubizo. Humura, iri jambo humura ni ijambo rikomeye Nyagasani akubwira uyu munsi, kandi ibyo avuze arabikora, kuko ni Imana itabeshya, ni Imana itabeshywa, ni Imana itari umuntu ngo yakwibeshya, ni Imana ikomeza isezerano, ikomeza amasezerano yayo, maze abayitinya bakazabona asohora. Turazirikana kandi Zaburi ya 47. Yeruzalemu murwa w'Uhoraho, Imana igushyigikiye ubuziraherezo. Nibyo koko, uri kumwe n'Imana imushyigikira ubuziraherezo. Ivanjiri yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 20 kugeza kuri 24. Muri icyo gihe Yesu atangira gutonganya imijyi yabonye ibitangaza bye byinshi ikarenga ntiyihane, avuga ati, iyimbire Korazini, iyimbire Betsayida, kuko ibitangaza byabakorewemo iyo bikorerwa muri Tiri no muri Sidoni baba barisubiyeho kuva kera, bakambara ibigunira bakisiga ivu. Iyo natwe turebye mu buzima bwacu dusangamo ibitangaza byinshi. Wenda Imana yarabikoze, yaguhaye ababyeyi, yaguhaye abavandimwe, yaguhaye igihugu, yaguhaye akazi, yaguhaye amashuri, ariko wabonye ari ibisanzwe, ntacyo byakubwiye. Ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe birashoboka ko ntacyo byakubwiye, ugakomeza kubaho nk'uko wabagaho, ugakomeza kunangira umutima, ugakomeza gucumura, ugakomeza gukora nabi. Muri iki gihe dusigaye tubona abantu bakora nabi, babasirimu, abantu bigize abajura b'umwuga, ariko Imana yahaye byinshi, barangije za kaminuza. Hari umuntu uherutse kunekerereza ukuntu aherutse gutwara umuntu, umusore mwiza, yarangiza yamugeza imbere akamufatiraho icyuma, ibyawe byose kandi nuvuga ndakwica. Abo bantu barahari. Y'Imana ibyo yagukoreye ibikorera abandi, wenda bari kwihana, ariko wowe wanangiye umutima. Bavandimwe, uyu munsi Nyagasani ni twebwe abwira, ni njyewe abwira Serimakire, ni wowe abwira unteze amatwi, ugati iyimbire. Reka rero twese tuzibukire ikibi, twambara ibigunira, twisiga ivu, tugarukira Imana. Kuko uyu munsi urabwirwa kugarukira Imana, ukangukanangira, hari umunsi uzabazwa impamvu wanangiye umutima wawe. Nyamara abanyamahanga iyo bagirirwa aya mahirwe bari kwisubiraho. Nicyo gituma mbibabwiye, ku munsi w'urubanza muzahanwa kurusha Tiri na Sidoni. Naho we Kafarinawumu, ubona ko uzakuzwa kugera mu bicu, uzaroha mu kuzimu, kuko ibitangaza byagukorewemo iyo bikorerwa muri Sodoma ibikiriho n'ubu. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza uzahanwa kurusha igihugu cya Sodoma. Iyo ndebye cyangwa numvise amakuru hirya no hino, hari ibihugu bitoterezwa inkuru nziza, hari abantu batabona n'umwanya wo kujya gusenga, ariko twebwe kuko dufite umwanya wo kujya gusenga, nta n'udutoteza, tugasiba. Ugasiba imisa y'icyumweru, ugasiba materaniro, bakubwira bati nyamuneka uzaze gusenga muri groupe de prière, utigihe buriya sinabona n'umwanya, cyangwa se ukareba uti haba hari icyokere. Hari umupadiri yetse kutwigisha akatubwira ati hari abantu bataza mu misa ngo haba hari icyokere, haba hadasa neza bihagije,
tarisi umunsi bazajya mu muriro bizagenda biti ko ho hari icyokere kirenze urugero. Bavandimwe, mureke tugarukire Imana, kuko Nyagasani yaduhaye byose kugira ngo tumumenye, ariko turanga dushaka impamvu, duhora dushaka impamvu zatuma twigirayo twitaza urukundo rwe. Nyamara uyu munsi nitwumva ijwi rye ntitunangire umutima wacu. Ntukibeshye ko ufite igihe cyo kuzisubiraho, kuko utazi iminsi ushigaje kuri iyi si. Garukira Imana, inzira z'ikigendwa. Nyagasani akwiyereke, akumurikire, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.